tubahaye ikaze ku isengesho ribohora official. Nanone dushima Imana iduhaye umwanya wo kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Ikaze kubakunda isengesho ribohora official, kandi by'umwihariko natwe mukaba mudukunda, muhabwe umugisha, muhabwe iby'imitima yanyu yifuza biturutse ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana ibagirire neza. Mwebwe abakoze subscribe, mutumba mwarakoze sabone cyangwa se subscribe, Imana ibagirire neza. Tera agatebe rero tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi tuje kuganira ikintu kidasanzwe Umwuka Wera amishuriye. Imana igufashe ibyo tuvuga, Umwuka Wera akugirira ubuntu ubashe kubisobanukirwa no kubyumva, kuko Imana yaduhaye ubutumwa, iduterekamo ubutumwa butashobora kumvwa n'abantu bose, budashobora kwakirwa n'abantu bose, bitewe n'icyiciro bamwe muri bo bahagazemo mu myumvire. Iby'Imana duhaye byumvwa n'abantu b'abanyamwuka kandi bamaze kugenda batera intambwe. Reka rero mbanze isenge ndareke Umwuka Wera akuzeho nanjye nzeho, hanyuma dusangire ijambo ry'Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye ikaze, wowe waduhamagaye, wowe wadutoranyirije gukora uyu murimo. Dusukire Umwuka Wera mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka Wera akoresha akanwa kanjye n'ururimi rwanjye, buri jambo ryose risohoka muri njye rihabwa bene data ribe ijambo ryawe n'iribe ryanjye, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ubwaryo ijambo ryawe rikora umurimo muri njye, rikora umurimo mu nyumva wese, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi unyumva wese umutiza amatwi yo kumva no gusobanukirwa no kwakira icyo twigisha n'icyo tuvuga, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Mu ijambo ryawe uhumure abantu mwami, umure imitima ya benshi, ugarure imitima ya benshi, kandi ubohore ubuzima bw'abantu bawe. Mu izina ryawe mugapfa kazuka, ubwami bwawe nibuze aho ndi, ubwami bwawe nibuze aho uyu mwene data anyumvira ari, mu izina ryera rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Uwiteka rero aguhe umugisha. Uyu munsi tugiye kuganira, tugiye gusobanura uko ibyo kurya abadayimoni bashobora kubyifashisha bakaboha umuntu bakamwigarurira, ukisanga ubuzima bwawe bugengwa n'isi y'imyuka mibi, cyangwa se bugengwa n'isi y'umwuka yo mu gice cya Satani. Noneho Satani akagukandamiza, akakugiraho ubutware, akakugiraho ubushobozi bwo kuguteza ibibazo n'amakuba biciye mu byo kurya. Ibyo kurya rero ni ikintu gikomeye cyane. Iyo dusomye Bibiliya, ibyo kurya tubibona hafi inshuro zirenga 300 mu ijambo ry'Imana. Usomye ibyanditse byera ugashakisha ijambo ibyo kurya, ushobora gusanga rirenga inshuro 300. Ibyo kurya byanditse muri Bibiliya inshuro zirenga 300. Ibyo kurya nibyo bitunga ubuzima bwacu bwa hano mu isi, bigatunga imibiri twambaye. Imana arizi ko imibiri yacu ikeneye intungamubiri zitandukanye, kandi izo ntungamubiri iragenda izishyira mu biribwa. Maze kuzishyira mu biribwa by'ubwoko bwose butandukanye, ibishyiraho kugira ngo ibyo biribwa bizatunga umubiri w'umuntu igihe cyose akiri mu isi. Ariko Satani, kuko atifuza ubuzima bw'abantu ko bubaho, n'ibyo kurya byinshi yarabyinjiriye. Ibyo kurya byinshi cyangwa ibiribwa byinshi umwanzi yaragiye abyinjirira, biciye mu bwenge bwa muntu bwagiye bushaka kugira ngo buhindure ibyo kurya, cyangwa se butubura ibiribwa bitandukanye n'uko Imana. Urabona abantu bitewe n'ibyaha byabo, icyaha cyaraje cyangiza isi, gihumanya isi, gihumanya ubutaka, gihumanya ikirere. Noneho umuntu yatera imbuto uko aziteye ntizimuzanire umusaruro cyangwa se ntizere
uko abyifuza. Hazamo rero ubwenge bw'umuntu n'ukuboko k'umuntu ko gukora inyunguramusaruro, buryo umuntu yahinga ibintu nyine bikagira gute, bikaba yazabona umusaruro mwinshi yifashishije ubwenge nyine butandukanye, harimo gukora ifumbire, gukora ibintu bitandukanye nyine, gutubura imbuto n'iki bintu nk'ibyo. Hazamo ubwenge bwa muntu. Hajemo ubwenge bwa muntu, usanga noneho ibiribwa Imana yari yararemye birimo biragenda bitakaza umwimerere byaremanywe n'Imana. Mu gutakaza umwimerere byaremanywe n'Imana, noneho bya biribwa kuko byagiyemo produit za muntu, noneho sasa bigatakaza wa mwimerere byaremanywe n'Imana byagombaga gutunga umubiri. Niyo mpamvu umuntu wese wamenye Imana utakagombye kugira ikintu wasamura akanwa kawe ngo kirenze akanwa kawe ukindize mu mubiri wawe, utabanje gusaba kugira ngo umwuka wera akimanukeho, imbaraga z'Imana zigihumanure. Ibiribwa rero byinshi byarahumanye muri ubwo buryo biciye mu bwenge bwa kimuntu. Aho siho nshaka kuvuga, ngiye kuvuga noneho uburyo noneho ibiribwa byinshi nabyo bishobora guhumanywa noneho byinjiriwemo n'abadayimoni. Aho icyo gice cya mbere nari mvuze ni icy'ubwenge bwa muntu, uburyo ubwenge bwa muntu bwinjiye mu biribwa, mu bimera cyangwa se mu bihingwa, bukagira ibyo bukora. Noneho bya bindi bakoze n'ubundi ugasanga barimo baragenda bashaka gukuraho umwimerere w'ibiribwa Imana yaremye, imbuto original, kugira ngo ubone ibigori original, ubone inyama ziri original, amatungo original y'umwimerere karemano, bikaba bitakorohera. Noneho bikaba ari byo usanga abantu b'iki gihe nta gukomera, nta mbaraga, ntawurama ngo amara imyaka myinshi nk'abakera bamaraga 120, 150, ndetse mbere y'umwuzureho bamaraga na za 990, ibintu nk'ibyo. Muri iki gihe cya none rero cy'isi ya none y'iterambere ryacu rya none, ntawurama, abantu ntibakirama, abantu barakenyuka, kubera nyine ibiribwa Imana yaremye byashyizwemo ubwenge bwa muntu. Baratubura amapomu, baratubura amatunda, baratubura imbuto, baratubura buri kimwe cyose, baratubura inyama, bagatubura inkoko, bagatubura inka, bagatubura ihene, bagatubura byinshi, ugasanga ni bituburano nyine. Noneho ibyo bituburano rero kuko byaje mu bwenge bwa muntu, igihe cyose ubwenge bwa muntu ntabwo bushobora kugira nibura no kuri kimwe cy'igihumbi, kimwe cya miliyoni cy'ubwenge bw'Imana. Usanga rero igihe cyose umuntu ibyo akora hataburamo kwibeshya, ugasanga noneho hajemo no kuba bya bindi abana b'abantu bakoze batubuye bishobora guteza ingaruka ku buzima bw'umuntu mu gihe kizaza, ndetse bigateza n'ingaruka ku butaka bwacu. Aho rero so nshaka kuvuga, ndashaka kugaragaza ibiribwa cyangwa ibyo kuriya, uburyo Satani nako ngako karagatambutse kugira ngo ukamenye, ukarebe, ufunguke, wowe unteze amatwi, wowe unyumva usanzwe wizera Imana, wemera Imana, kandi ukunda ubuzima bwawe, ukunda kubaho wifuza kurama igihe cyose Imana iguhaye kuba hano mu isi. Wowe nyumva nagira ngo use nkaho ufunguka ku maso, noneho bijye biguha gusengera buri kiribwa cyose, buri kiryo cyose ugiye kurya, umuhubo ntukagutere umururumba n'ubusambo, ntibikagufate ngo uhite ufata ikintu wasamire ushyire mu kanwa kawe utazi icyo ugiye gushyira mu kanwa kawe no mu mubiri wawe, ko gishobora kuguteza ingaruka. Icyo ugiye gushyira mu kanwa kawe no mu mubiri wawe, wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga byose byezwa no gusenga. Ujye ubanza ugisengere kuko uzaho kitavuye, kuko ubonye yuko ibintu byinshi byahumanye. Mvuye aho ngaho rero ngiye kukwereka noneho ikindi gika cya kabiri aricyo nibandaho, uko njye nibanda ku buzima bw'umwuka. Imana yamamagariye kwigisha isi y'umwuka n'imikorere yayo. Noneho kandi wibuke igihe cyose iyo mvuga isi y'umwuka ngaragaza ko umuntu nyirizina ubwe ku giti cye ari umwuka, kandi isi ya none itegekwa n'isi y'umwuka. Isi y'umwuka, iyo tuvuga isi y'umwuka, ni isi itaboneka, ni isi itagaragara, ariko
nubwo itagaragara ntibivuze ko itariho, iriho, ni nayo igenga iyigaragara. Iyo si y'umwuka iyo tuyivuga rero tuvuga ko ituwemo n'ibiremwa by'umwuka bidafite umubiri bibasha gutegeka iyi si bifite umubiri. Tubona rero ko nta kintu gishobora kubaho hano mu isi bigaragara, nta kintu gishobora kubaho hano mu isi bifatika kitabanje gutegurwa mu isi y'umwuka. Ibibaho byose tubona bitangirira mu isi y'umwuka bikabona kubaho. Ikintu rero kitatangiriye mu isi y'umwuka ntabwo gishobora kubaho hano mu isi bifite imibiri. Ubwo rero tugiye kuva aho ngaho. Muri iyo si y'umwuka rero hari isi y'umwuka twita isi y'umwuka, igice cya Satani ari we mwami w'iyo si y'umwuka. Igice cya Satani yayobotswe n'abamarayika b'umwijima aribo badayimoni, ariyo myuka mibi, amagini, imizimu n'ibintu nk'ibyo. Noneho ndashaka guhishura ukuntu ishobora kuza ikivanga n'urubyaro rw'abantu, ikivanga n'abana b'abantu, ariko igaca mu biribwa, igaca mu biryo. Noneho abana b'abantu bakinjirirwa n'iyo myuka mibi byaciye mu byo bariye, byaciye mu byo bindije mu mubiri yabo. Myuka mibi igihe cyose aho iva ikagera ikabona umuntu ni umuntu, ni umwuka w'ubugingo ariko wihariye utuye mu nzu yitwa umubiri, ariko umubiri ukaba ufitanye isano, ufitanye inkomoko n'ubutaka. Umubiri originali rero wavanywe mu gitaka, inkomoko y'umubiri w'umwimerere karemano Imana yiremeye ukomoka mu gitaka. Uwo ni umubiri rero udasanzwe, ubundi ugomba gutungwa n'ibyo kurya byose byavuye mu gitaka cyangwa se mu butaka. So ni ukuvuga ngo rero sasa abadayimoni iyo bareba uwo muntu rero w'inyama n'umubiri n'amaraso ufite umwuka w'ubugingo, baba bifuza kumwinjiramo, baba bifuza kumuturamo. Myuka mibi yifuza gutura mu muntu ikamurwanya, iri mu mubiri w'umuntu ikaba yagukombata ikwicayemo, yicaye sofi mu maraso yawe cyangwa se yicaye mu nyama z'umubiri wawe. Noneho ikarwanya wowe w'umwuka, ikarwanya ubugingo bwawe iri mu mubiri wawe. Noneho tugiye kureba ukuntu yifashisha ibyo kurya cyangwa se ishobora kwinjirira mu byo uri kurya, yamara kwinjira mu byo uri kurya ikinjira mu mubiri wawe, ikadomina umubiri wawe. Ibuka neza ko imyuka mbi igihe cyose aho yinjiye ibije kuhagira habi. Nawe urabyumva, ni imyuka mibi. Aho yinjiye rero ihateza ikibi, iharema ikibi, irahagirira nabi, irahangiza, ikahonona. Nuvuga imyuka mibi niba yinjiye mu mubiri wawe ikinjira mu kaboko kawe, akaboko kawe izakagirira nabi, kagonde, ikanyunyuze, ikonke, utangire kurwara ukuboko, kwa muganga bashake indwara n'ikituma uko kuboko kukurya, n'ikituma kugenda kunyunyuka bakibure. Kumbe ni umwuka mubi winjiye mu kaboko, utangira kunyunyuza imitsi no kurya akaboko. Umwuka mubi niba winjiye mu kaguru, uzinjira mu kaguru ukagenda ukanyunyuza cyangwa ugateza ibibazo. Noneho nukajyana kwa muganga bashake uburwayi bwo muri ako gituma ku kaguru karibwa babibure. Kumbe ni imyuka mibi yinjiye mu kaguru kawe. Niba ari mu nda uzajya kwa muganga wivuze, bagupime, bashakishe ikintu cyose, babure inkomoko y'igituma uribwa mu nda. Kumbe ni imyuka mibi yinjiye mu nda yawe, yinjira mu mara yawe. Iyo rero ntibonwa n'amaso y'abaganga, iyo nibonwa na za mikrosikopi, ntabwo ibonwa na biriya byuma by'abantu. Ngo umuntu yagiye guca mu cyuma, ntabwo yabonwa n'icyuma kuko ni imyuka mibi. Cyakora bazabona uburibwe, babona iki, babona inyama zawe uko zikoze n'iki, n'ukuntu zangiritse n'iki, ariko ntibazamenya ikishi nyuma y'iyangirika ry'izo nyama. Rimwe na rimwe hari imyuka mibi yinjira mu bwenge bw'abantu ikabashuka, ikabereka gituma umuntu arwaye indwara runaka, ariko atari ukuri, ahubwo ari ubwenge bw'abantu nyine bwishutse kandi bwibeshye. Imyuka mibi rero
niyo yinjiye mu mubiri w'umuntu izagenda yinjire muri matrice y'umugore, yinjire mu nda ibyara y'umugore, iboroke, ibuze umudamu gusama. Noneho bajye bashakisha impamvu y'umudamu kudasama, ya mpamvu ntigaragare, yinjira mu mugabo ikamubuza gutera inda. Niba ashaka impamvu yo kudatera inda k'umugabo bayibure. Imyuka mibi yo yinjiye mu muntu rero ikora ibintu bibi cyane, bibi cyane, kuko nyine akazi ka Satani ni ukwiba, kwica no kurimbura. Niba yinjiye rero mu buzima bwawe ikwiba ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'Imana bwaguhesheje gusama, bwaguhesheje kubyara, bwaguhesheje amagara meza, iyo myuka mibi yiba icyo kintu, yiba uwo mugisha nyine w'amagara meza, ikiba umugisha wo gusama, umugisha wo kubyara, ikiba umugisha w'uruhu ruzima. Myuka mibi yo yinjiye mu mubiri wawe, tuvuge ukarwara nk'indwara y'uruhu, ariko urwo ruhu ari abadayimoni barwototeye, uzajya kwa muganga bajye babura impamvu y'uruhu rwawe ruri kononekara, kumbe ni imyuka mibi iri nyuma y'iryo yangirika ry'uruhu rwawe. So rero si ibyo gusa, ntabwo hari igihe iguturamo n'igira itwara umubiri wawe, ahubwo igazajya ikwambura amahirwe yose, ikazajya irwanya imigambi yawe yose. Icyo ugambiriye kukigeraho ugasanga wapi, icyo uteguye wagitegura kugikora ugasanga birakunaniye, kubera ko ishobora rwose imyuka mibi ishobora kuba iri mu buzima bwawe, urumva, ntiguteze ibibazo by'uburwayi, ntiguteze ibibazo by'iki, ariko ikazajya irwanya buri mishinga yawe, buri migambi yawe, buri cyo ushaka gukora cyose ugasanga kirangiriye mu bitekerezo. Nuba kukivuga bigasa nkaho birangiye, no kugikora wagikoze wagishoje neza. Niba utekereje umushinga runaka bikarangirira mu wawuvuga bikarangirira mu kuvuga, ubwo nyine wowe kuvuga bikaba byarangiye, umushinga ukazajya upfa udakoze ibyo wagambiriraga. Kubera iki? Wowe ukibwira ngo ni guferiga gusanzwe, kumbe hari uwundi mwuka uri muri wowe urwanya imigambi yawe, urwanya ibitekerezo byawe. Rero tugiye kure ukuntu imyuka ishobora kwifashisha kurya ibyo kurya, hanyuma amara kwishakisha ibyo kurya, kwifashisha ibyo kurya ikakwinjiramo ugasabana nayo. Reka ngusomere ibyanditswe tubona mu gitabo cya Danieli, turebe abasore banze kwiyandurisha ibiryo by'ibwami. Turaza kureba no mu Bakorinto aho ngaho bimwe mu byanditswe, uraza kumva icyo turi kuvuga. Ubuntu bw'Imana buragufasha. Danieli, igitabo cya Danieli, reka duhere wenda ku ngoma ku gice cya mbere, umurongo wa mbere, kugira ngo byumvikane, ariko turagenda dusimbuka imirongo imwe n'imwe. Wowe uneze amatwi uze gufata Bibiliya biba bifite, uze kubyisomera. Mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana imugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Eshipanazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisiraheli bo mu muryango w'umwami, n'ab'imfura bandi batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw'Abakaludaya n'ururimi rwabo. Nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami, n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka 3, nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bana b'Abayuda harimo Danieli na Hananiya na Mikayeli na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone abahimba amazina. Danieli amwita Beluteshazari, na Hananiya amwita Saduraka, na Mishayeli amwita Meshaki, na Azariya amwita Abudunego. Maze Danieli, umva no murongo, maze Danieli agambirira mu mutima we ko kutaziyandurisha
ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga ari cyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza, kandi Imana yari yatumye Danieli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Hari abantu biyanduza biciye mu byo bari kurya, bakiyangiza pe, kwiyanduza biciye mu byo urya, kwiyanduza biciye mu byunywa. Aba bahungu uko tubasomye urumva bari bakiri n'abatoya, bari abana b'abasore bato cyane, abasore b'umugenda, batarakura cyane ngo bamenye isi y'umwuka, bamenye byinshi cyane. Ariko mu bumenyi bari bafite, bo mu bumenyi witwa Danieli yari afite, yari yaramaze kumenya yuko ashobora kwandura bitewe n'ibyo ari kurya n'ibyo ari kunywa. Noneho kuko yamaze kumenya ko ashobora kwandura bitewe n'ibyo ashyize mu mubiri we, byaba ibiryo cyangwa ibyo kunywa, ageze i Babuloni ahangaha aho bari babatwayeho bunyago. Kandi urumva umwami yari yagambiriye yuko bagomba kuzajya baba ibwami, bakazajya bagaburirwa igaburo umwami yariye. Ibuka muri iki gihe cya none utegekewe kuzajya urya ibyo kurya bivuye ibukuru, ukarya ibyo umukuru w'igihugu yariye, igaburo ry'umukuru w'igihugu ukaba ari naryo nawe urya. Igaburo ry'umukuru w'igihugu wenda tuvuge nka Trump cyangwa nka Jinping cyangwa se nka Putin, abo bayobozi bakomeye, ugategekerwa kuzajya urya igaburo Trump ari burye, ugategekera kuzajya urya igaburo ryateguriwe Putin cyangwa Jinping. Hagashyiraho iryo tegeko ryo kugira ngo urye ku igaburo ry'abo bagabo. Mpamvu muza abagabo nuko nimo bayoboye ibihugu bikomeye mu gisirikare, bikomeye mu butunzi, bikomeye impande zombi ibyo bihugu. Noneho rero uribwira ko igaburo ry'abo bagabo mvuze riba ryateguwe n'abahanga mu byo guteka, kandi ryateguwe n'abantu b'abahanga bazi yuko rikwije intungamubiri, riba ryitondewe rwose. Noneho rero uri umuntu uvanywe mu Rwanda, ujyanyweho umunyago, ugize iyo favor yo kujyanwa mu rugo rwa Jinping perezida w'Ubushinwa, cyangwa se ugize ayo mahirwe yo kujyanwa mu rugo rwa Putin cyangwa se rwa Trump, bagategeka kugira ngo ujye wakumva ko ari amahirwe utakwigira gute, utakwirengagiza cyangwa utakwipesha kurya ku gaburo ry'umwami. Ariko uyu musore Danieli ntabwo yarebye ibyo bintu mu buryo bw'umubiri. Iyo aza kureba igaburo cyangwa ibyo kurya akabireba mu buryo bw'umubiri, yari kunezerwa hamwe n'abasore bagenzi be, bakemera kuzajya barya igaburo ryateguriwe umwami. Ariko aba basore kuko bari bazi ububi bw'iri gaburo ritegurwa ibwami, icyambere umwami wumvise yuko amaze gutera i Yerusalemu akahagota, yagiye mu nzu y'Uwiteka anyaga ibintu byose byabaga mu nzu y'Uwiteka arabijyana. Amaze kubijyana ngo abijyana mu nzu y'Imana ye. Uyu mwami ntabwo yasengaga Imana rurema, yari afite izindi mana. Kandi wibuke ko mu byanditswe mu mategeko y'Imana hari itegeko rivuga ngo ntukagire izindi mana ugira mu maso yanjye, ntukaramye izindi mana, ntukagire izindi mana ugira mu maso yanjye ngo uziramye. Uyu mwami rero yaramyaga izindi mana zitari Imana rurema. Nkwibutse ko Imana ubwayo nayo irabizi yuko hari imana nyinshi zisengwa, niyo mpamvu mu mategeko yayo ivuga ngo ntukagire izindi mana upfukamira imbere y'amaso yanjye kuko ndi Imana ifuha. So noneho sasa uyu mwami yari afite izindi mana, ariko arizo twita ibigirwa mana, zitari Imana nyakuri. Noneho sasa izi mana zitari Imana nyakuri Danieli yasengaga n'abasore bagenzi be, bamaze kumenya yuko ibyo byo kurya bibanza gusengerwa cyangwa se
gukorerwaho imigenzo y'imana z'ibwami, kuko umuntu wese iyo wizera imana by'ukuri nta kintu akora atabanje kukimurikira imana yaba azi. Noneho yibuka rero yuko uyu munsi aba basore bibuka ko uwo mugabo bashaka kugira ngo bajye barya igaburo rivuye iwe, asenga izindi mana, ntasenga imana rurema. Noneho rero iyo amaze kumenya yuko basenga izindi mana, amenye yuko naramuka ari ibyo kurya by'uwo muntu biranduza bariya basore, birabakonekita n'ibigirwamana, birabakonekita n'izindi mana. Namubwire ngo iyo upfa kurya gusa ukarya ibiryo byateguwe izindi mana, cyangwa se byatongerewe, cyangwa se byabanje kumurikirwa izindi mana, nawe ugafata ukabirya, uhita mu mwuka uhita uba connected na za mana za wa wundi asenga. Nuvuga ngo niba uriye ku nyama zabanje gutambirwa, umuntu agakata inyama akabaga inka, ariko akabanza kugira ijambo arekurira kuri ya nka, noneho ya nka yabazwe nawe ugafata za nyama ukarya, uhita uba connected na wa wundi wabaze ya nka bitewe n'amagambo yayatuyeho. Niba nge nizerera mu zindi mana, ukaza ugasanga nateguye, nkagutumira ukaza ukarya ibyo nateguye, ni ukuvuga ngo kandi ntitwizera kimwe. Bya bindi uriye uhita uba connected na bya bindi bya ya mana nizera iyo ariyo. Nuvuga ngo niba umuntu yizerera muri nyabingi, akizerera mu myuka y'ikirangi, akizerera mu zindi mana, akizerera mu myuka y'ubupfumu n'ubukonikoni, akizerera mu bakurambere bapfuye abaterekerera, ukaza ukarya kuri byo kurya by'uwo muntu yateguye, yabanje kubimurikira abo bakurambere, yabambaje ukarya, mu isi y'umwuka uhita wikonekita, cyangwa uhita uhuzwa na ya myuka, ikakwinjiramo, igatura muri wowe, ikaba mu buzima bwawe. Noneho soso mu bihe bizaza kuko imyuka mibi ishobora kukwinjiramo kano kanya, nihite iguteza icyo kibazo ako kanya, ahubwo ikihigiye ugasanga ikibazo itangiye kuguteza ikibazo nyuma y'amezi runaka, nyuma y'imyaka runaka, bitewe n'icyo isi y'umwijima ishaka gukora ku buzima bwawe n'igihe igomba kugikoreraho. Aho nicyo gihe utangira guhura n'ibibazo n'intambara utazi inkomoko yabyo. Rero uyu musore witwa Daniel yagambiriye mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya. Nongere nkubwire ngo ibyo kurya bishobora kwanduza ubuzima bwawe bw'umwuka. Ushobora gushyira mu kanwa ukarya kumva uraryohewe, cyangwa wabirebesha amaso yawe amapfa nyine ukumva ugize amashyushyu yo kubirya, cyangwa ukaba wagira peti yabyo bitewe n'ukuntu bisa, n'uburyo bikaranze neza, n'ukuntu ipirawu yateguwe n'inyama zirimo n'ibiki byose wareba ukumva nyine wabirebesha amaso ukabona ko ari byiza, ari ibyo gushyira mu mubiri wawe. Ariko nubwo ubishyize mu mubiri wawe ugasanga bigutandukanyije n'ubwiza bw'Imana, bigutandukanyije no kubaho kw'Imana, yani kutenga na utukufu wa Mungu, unajiconnect na uharibifu katika ulimwengu wa giza. Ushobora gusanga uri kwihuza no kononekara gukomoka mu isi y'umwijima. Ibyo kurya bishobora kugukonekita no kononekara no kwangirika gutegurwa n'isi y'umwijima. Isi y'umwijima imikorere yayo no kwangiza no konona. Iba yiga uburyo yakonona umwana w'umuntu n'uburyo yakwangiza umwana w'umuntu. Ushobora kurya rwose, warya ugasanga mu mubiri wawe uwinjije n'imyuka mibi, uwinjije nk'abadayimoni, bitewe n'ibyo wariye n'ababiteguye naho byateguriwe. Na abo bantu barizera izihe mana, bagendera mu yihe migenzo, bagendera mu yihe. So warya rero uriye
ugasanga direct mu isi y'umwuka usangiye n'imyuka mibi, usangiye n'abadayimoni, usangiye n'imbaraga z'umwijima, usangiye na kuzimu. Noneho kuzimu ugasabana nayo biciye mu byo wariye. Reka nsome kino cyanditswe tubona hano muri tubona mu Bakorino 10 igice cya 10. Abakorino ba mbere igice cya 10. Nyagasani Umwami Imana kubohore wowe ndi kubuze kuvuga ugasanga ibyo bintu byarakubayeho. Data twese kubohore mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga y'umukiza Yesu nkorera ikumanukiremo, igutandukanye n'igaburo waba warakiriye ukarya ari ry'ikuzimu. Reka twihute rero hano, cyangwa se ari ry'abadayimoni ugasangira n'abadayimoni utabizi. Abakorino igice cyaho cya 10. Abakorino ba mbere mu gice cyaho cya 10. Dushatse turahera ku murongo wa 14. Handitse ngo, nuko rero bakundwa nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekereze ibyo mvuga niba ari by'ukuri koko. Gusangira igikombe icyo dusabira umugisha, mbese si ugusangira amaraso ya Kristo? Gusangira umutsima tumanyagura, siko gusangira umubiri wa Kristo? Nuko ubwo uwo mutsima ari umwe, twebwe nubwo turi benshi turi umubiri umwe, kuko twese dusangira umutsima umwe. Murebe Abisiraheli bo ku mubiri, mbese abarya igitambo ntibaba basangiye n'igicaniro? Icyo mvuze ni iki? Boshye ibyatekererejwe ibishushanyo ari ikintu, cyangwa ko igishushanyo ubwacyo ari ikintu? Reka da, ahubwo mvuze yuko ibyo abapagani babiterekereza abadayimoni, batabitura Imana. Nanjye sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'Umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'Umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Mbese icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari tumurusha amaboko? Urumva hano Abakristo hari umuhango bagira wo kujya kwigaburo. Iryo gaburo usanga abenshi ari umugati, cyangwa se divayi, cyangwa se imbuto z'umuzabibu, nyine bagakamura nyine ji y'umuzabibu, cyangwa se na ji yari yose itukura. Ibyo bintu iyo bikozwe bigakorwa mu izina ry'Umwami Yesu, bigasengerwa, bigahabwa umugisha, mu buryo bw'umwuka bigaragara nk'umubiri wa Kristo, mu buryo bw'umwuka bikagaragara nk'amaraso Yesu Kristo, mu buryo bw'umwuka bikagaragara ko ari ugusangira igikombe cya Kristo n'umubiri wa Kristo, nk'uko byumvise tubisomye mu buryo bw'umwuka. Iyo bimaze gusabirwa umugisha, wabyumvise nk'uko hano bibivuze ngo, nuko rero bakundwa nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekerereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko. Gusangira igikombe icyo dusabira umugisha, mbese si ugusangira amaraso ya Kristo? Urumva ukuntu hano nyine urabizi twebwe Abakristo, ufata igikombe nyine umuntu akagisengera avuga ngo Mana ufata igikombe uragishimira, avuga ngo aya ni amaraso yanjye ava ku bwanyu. Hanyuma ugasabira cya gikombe mu isi y'umwuka, wenda yari ji itukura, ariko ya ji kuko uyaturiyeho ayo magambo mu kwemera mu buryo bw'umwuka, ikagereranywa n'amaraso Yesu Kristo, noneho bikagaragara ko unywereye ku gikombe cy'amaraso Yesu Kristo, wa mutsima wasengerwa, watongerwa, wabonwa n'umubiri wa Kristo watanyaguwe, uwakiriye akakira ko ari y'umubiri wa Kristo. Hano rero Paulo arimo arasobanura yuko rero n'ibyo kurya byaterekerewe abadayimoni, bya bindi bibanza guterekerwa abadayimoni zitari, bakabimurikira izindi mana, bikamurikirwa abadayimoni, bigatongerwa, ubiriye abasangiye n'abadayimoni.
ubiriye abasangiye n'imyuka mibi, ubiriye abasangiye n'imbaraga z'ikuzimu. Uyu muntu rero uba ubiriye direct kwa gusangira n'imyuka mibi, imyuka mibi ihita kwinjiramo, ihita yinjira mu buzima bwawe ugasangira nayo. Nuba ngo uba wihuje nayo, uba ugiranye ubumwe nayo. Nkuko ubyumvise mu kurya Bibiliya ivuze ngo dusangira turi benshi uwo mubiri wa Kristo natwe tugahinduka umwe, niko n'umuntu usangiye n'abadayimoni, n'umuntu usangiye ibyo kurya byabanje gutambirwa izindi mana, uwo muntu ahinduka umwe na babandi basenga izo mana zindi zitari Imana rurema. Biteza ingaruka kirere aho ngaho. Ingaruka biteza bituma abadayimoni bakugiraho ubutware. Baba dayimoni kuko wari ibiryo byabo wasangiye nabo, bakugiraho ubutware. None ubwa mbere kwanza cyambere babasha kukwinjiramo bakaguturamo bakagiraho ubutware, ndetse bashobora kuba batakugiraho ubutware, batakwinjiramo bakaba hanze y'umubiri wawe nabwo bakakugiraho ubutware. Igihe cyose bakugabye igitero ugatsindwa, igihe cyose bakugabye igitero cy'ibibazo runaka bikarangira ukozwe n'isoni. Ndagira ngo mukundwa, nzakomeza, Imana nimpa umwanya iki cyigisho nzakigarukaho. Abadayimoni bakugiraho ubutware kubw'impamvu, bakugiraho ubushobozi kubw'impamvu. Aha rero Paulo yarababwiraga ngo sinshaka ko muteza ishyari umwami. Hari abakristo rero bateza ishyari umwami Yesu Kristo kandi mutamurusha amaboko. Iyo Yesu abona uri kurira ku gikombe cy'abadayimoni, ku isahani y'abadayimoni, iyo abona unywera ku gikombe cy'abadayimoni ukarira ku isahani y'abadayimoni, ugasangira n'abadayimoni ibyo kurya, ukanywa ibyo kunywa, ugasangira n'abadayimoni unywera ku gikombe cy'abadayimoni, ibintu utazi aho byateguwe n'ababiteguye abaribo. Ibyo birakaza umwami Imana. Kuko Imana ibona yuko uri gusabana n'izindi mana, ari byo bigirwamana. Ibyo bigirwamana rero igihe wikururiye imyuka mibi ukihuza nayo biciye mu kurya no mu kunywa, uba wikururiye akaga. Imyuka mibi nta mbabazi igira, nta rukundo igira, aho iri nyine nuko wateza akavuye ibintu byose ikabigira bibi. Wari wifitiye amagara meza, amagara yawe akatangira kuba mibi, umubiri ukakwanga, umubiri ukakunanira, ukakubera mubi, kandi Imana yaraguhaye umubiri mwiza. Imana yari yakwihereye imikorere myiza, ya mikorere mibi, ya mikorere myiza abadayimoni bakayinjira igahinduka imikorere mibi. Yari yakwihereye umutima mwiza ugasanga umutima ubaye mubi. Yari yakwihereye ubwenge bubone ugasanga ubwenge bwabaye nabi. Buri kimwe cyose aho imyuka mibi yinjiye, ibintu byose ibiteza ibibazo, igasiga yangije buri kimwe cyose. None ugasanga umwana w'umuntu ari guca mu bibazo bimukomereye, ibintu byose byamubereye bibi, ariko atazi intandaro yabyo. Wenda intandaro yabyo yinjiriye mu byo yariye no mu byo yanyoye, byaterekerewe abadayimoni, asangira n'abadayimoni. Ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo igisubizo gihari ni uko ugomba kwitandukanya, ni ugukora isengesho ryitandukanya n'ibiryo kurya byose uzi urya, uba wariye utazi aho biba byateguriwe cyangwa ibyo wariye ahantu nyine minsi mikuru mujyamo, ugasanga kubera amerwe kuyinyama, kubera amerwe y'ibiryo bigaragara neza, bisa neza, bikagukwega ugashyira mu nda yawe, ntumenye ngo mu nda yawe uharoshye, wikonekisa n'imbaraga z'abadayimoni, bitewe n'abateguye ibyo kurya bo baribo, bitewe n'abo bantu bateguye iryo gaburo, ibyo bizereramo n'ibyo biringiriramo. Rero uhereye umunsi wa none wanyumvaga wowe uri umukristo, uri umuntu uzi Imana, zibukira gufata ibyo kurya byose ngo ubona ngo nuko byateguwe neza, ubirenza akanwa kawe, ubishyire mu nda, mu mubiri wawe, utabanje gusenga, utabanje guhamagara Imana, utabanje kwinginga kugira ngo bihumanurwe n'amaraso ya Yesu Kristo, utabanje kubikuraho, kubyambura imbaraga z'ibigirwamana, kubyambura imbaraga utazi abo bantu babiteguye izo bakorana nazo. Imana amahoro ikugirire neza mu izina rya Yesu. Imbaraga y'umwami Yesu ikubohore. Niba hari imyuka yinjiriye umubiri wawe yifashishije ibyo kurya wariye mu minsi mikuru ahantu runaka,
byaribaga byaterekerewe cyangwa se mu ngo runaka cyangwa se mu maresitora hari hose waba warabiririye, ndatura ngo imbaraga z'umwami Yesu zikubohore, zigutandukanye n'igaburo ryose wariye rihumanye, ryamaze kwangizwa, ryamaze kumurikirwa amadayimoni, ryamurikiwe abakurambere bapfuye. Igaburo waba warariye ryaramurikiwe abakurambere, ryaratongerewe. Imana Data twese igutandukanye naryo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Imbaraga z'umwuka wera zinjire mu buzima bwawe, zikata ayo makonekisiyo katika jina la Yesu. Umwuka wera w'Imana wo twahawe mu izina rya Yesu akubohore. Imbaraga z'Imana nkorera, imbaraga z'Imana mvuga, Imana rurema, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, iyi Imana ikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Nongeye kwatura ngo imbaraga z'Imana yo mu ijuru yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, imbaraga zayo zikubohore mu izina rya Yesu Kristo, zigutandukanye n'ibigirwamana byose byinjijwe mu buzima bwawe biciye mu byo wariye no mu byo wanyoye, ariyo myuka mibi ikuvemo katika jina la Yesu. Ndekuye umuriro w'Imana huri, nohereje ijambo ry'Imana uko nyumva, reka ibikurimo byose washyizwemo winjijwemo byinjire mu biryo bigusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Ibiri mu maraso yawe bigusokemo mu izina rya Yesu Kristo. Ibiri mu nyama z'umubiri wawe, ibiri mu ngingo zawe, ariyo myuka mibi yinjiye yifashishije ibyo wariye, ikabiguteza mu nda, ikaguteza icyangiro, ikaguteza igisuzuguriro, igutera gutabwa, igutera imico mibi n'ingeso mbi. Iyo myuka yakwinjiyemo yinjire mu byo kurya, ikagukonekita n'ikuzimu, ikagukonekita na Satani. Ndatura ngo ikurekure, itandukane nawe kwa jina la Yesu. Ndavugana nawe ngo musoke muri uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe mwinjire mu biryo, mugahabwa operation, mugahabwa igikorwa cyo kugira ngo mujye mumuteza kuribwa mu nda igihe cyose, mujye mumuteza kuribwa umutwe udakira. Mumusoke murekure mu izina rya Yesu Kristo, mumuvemo mu izina rya Yesu Kristo. Mwebwe mwamuteye kudasama, kutabyara, mumuvemo mumurekura byare kwa jina la Yesu Kristo. Mwebwe mwamuteye kutabona akazi hano mu isi, cyangwa mukamutera gukora icyo akoze ntikigende bitewe n'uburyo mwinjire mu biryo, ndatura ngo mumusokemo katika jina Yesu. Buri kibi cyose cyatewe n'umuntu katika Yesu cyinjiriye mu byo yari imyuka yakimute, imusokemo katika jina Yesu. N'ikibi yamuteje kiveho byiteka ryose. Nkwatuye kubohoka, nkwatuye gukira katika jina Yesu wanesheje urupfu n'ikuzimu. Amen. Amen. Niba wizeye nawe uvuge ngo amen. Amen. Nukwakira icyo uhawe mu mwuka biciye mu isengesho ubusengewe, cyangwa wowe waba wisengeye. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Wari kumwe nanjye Pastor Justus. Shalom. Ibihe byiza. Bwari ubwa mbere wari utumviseho, ntugende udakoze sabone cyangwa se subscribe. Aho ngaho mu nyuguti z'umukara haba handitse subscribe cyangwa sabone bitewe n'ururimi ukoresha, ukandemo. Bigushobokeye bitakugoye ukande like, bigushobokeye bitakugoye ukore share, yani usangiza abandi bantu iki cyigisho, uburire benshi kugira ngo basinduke bave mu kutamenya no mu bujiji bwo kudasobanukirwa. Imana igumugisha, Imana ikugire neza. Shalom shalom.